ndasubiramo, nta muntu n'umwe uzajya mu muriro azira ibyaha bye n'umwe, kuko n'abazajya mu ijuru si uko batabikoze, bazazira ikintu kimwe, kuko wanze kwizera Yesu, wanze kwakira impano ye, wanze kwakira icyamuzanye. Nta muntu n'umwe uzajya ikuzimu kubera ko yakoze ibyaha. Bibaye ibyo senga ndi ku murongo wa mbere. Njyewe na Paulo twaharwanira, uzi impamvu? Yaravuze ngo Yesu Kristo yapfiriye abanyabyaha, ngo kandi mu b'imbere ni njye. Ubuntu, ubuntu. Nongere subiremo, nibwo bukwiye kubwirizwa. Abanga ubuntu bo bavuga iki se? Bavuga amategeko. Harababigoretse ngo twe tuvuga umusaraba. Umusaraba nicyo kimenyetso cy'ubuntu. Umusaraba niwo tuboneramo ubuntu nyabuntu. Iyo tubivuze rero abantu bararakara ngo twigisha abantu gukora ibyaha. Hehe mbivuze ibyaha?